arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni mwene Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Amen. Amen. Aha niho hambere hakoreshwa ijambo itorero. Mbere yaho nta handi. Ijambo itorero aha niho bwa mbere rikoreshwa, kandi n'uwarikoresheje ni umwami bwe. Ariko se yarivuze gute? Rona yabajije abigishwa be ngo abantu hanze bavuga ko ndinde. Suko umwami Yesu ari interese kumenya ko bamuvuga, nuko yashaka kugira ngo abayobore muri revelation, abayoboye mu ishurirwa, Imana ibayishure uwo ari we. Ntabwo ari uko Yesu Kristo ashaka kumenya ibyo abantu bamuvugaho, arabizi. Amen. Ntabwo ari nkawe nanjye tubasha kumenya icyo abantu batuvugaho, ariko Yesu arabizi. Ntabwo ari cyo kibazo yari afite. Yarashaka ngo abayobore muri revelation uwo ari we, bo ubwabo babaze bamumenye. Amen. Ibyo rero bimenye, Yesu ntabwo ari interese yo kumenya ibyo abantu bamuvugaho, kuko arabizi, ntakeneye ko bayimubwira. Ahubwo yashaka kubayobora mu nzira yishurirwa doki ile ninde. Tugende umurongo kuwundi. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Karisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Icyo nicyo kibazo nyamukuru. Umwami yashakaga yuko abigishwa be babanza guhabwa igisubizo cya nyacyo kivuye mu ijuru. Ntago bakwiye gutekereza nk'abantu bari hanze iby'ubwami. Babanze ubwabo bahabwe igisubizo kivuye mu ijuru gisubiza kuri iki kibazo. Kristo ninde? Kristo ninde? Kiye Kristo? Kristo ninde? Kuko abo hanze bo bafite imitekerereze yo hanze y'ubwami nyine, n'imitekerereze y'isi. Bivuga ngo ibintu babivuga diferama, babivuga uko babyumva. Uriya azakubwira kiriya kintu n'umweru, undi azakubwira ngo n'umukara. Cya kintu nyine bose bareba, umwe azakubwira n'umukara, undi azakubwira n'umweru, undi azakubwira n'umuhondo, undi azakubwira ngo ni icyatsi. Ni ikintu kimwe bose bareba, ariko bakakidekiriva mu buryo butandukanye. Uko niko isi imeze rero. Amen. Ariko kubijyanye na Yesu Kristo, kirazira yuko buri muntu wese amutekereza ukwe. Akwiye gutekerezwa uko ari. Kumpamvu yishaka kubabwira, Yesu yitwa la verite, ngo ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Wenda mu Kinyarwanda se difficile ngo byumve, ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ariko mu ndimi z'amahanga
biratandukanye. Nivuga ngo ko Yesu yavuze ngo je suis un chemin, je suis une vérité, je suis une vie. Biratandukanye kuvuga ngo je suis le chemin, la vérité et la vie. Iriya jambo iravuga ngo iyo avuga ngo je suis un chemin, ni kuvuga ngo ni inzira imwe mu zindi nyinshi. Navuga ngo je suis une vérité, ni ukuri mu kundi kuri kwinshi. Niyo mvuga ngo je suis une vie, ni ubuzima mu bundi buzima butandukanye. Ariko yaravuze ngo je suis le chemin, uvuga ngo ni inzira imwe rukumbi. Je suis la vérité, ni ukuri rukumbi. Je suis la vie, ni uvuga ngo ni jyewe bugingo cyangwa ubuzima, ibindi byitwa ubuzima, amen, ntabwo ari bwo buzima nyabwo. Yo Paulo yavuze ngo umubwire abatunzi b'iki gihe bareke kwirata ubutunzi bwabo cyangwa babe abantu bagundira ubutunzi bwabo, ngo ahubwo ngo mubabwire bagire umutima wo kugira ubuntu kugira ngo bazacakire, bazafate. Bibiliya avuga ngo afin qu'il saisisse ngo la vie véritable, kugira ngo bafate ubuzima nyirizina nyabwo. Ngo ibindi byose bakwibaza ko ari ubuzima, ayo mafaranga n'ubutunzi ntabwo ari bwo buzima nyabwo. Rero niyo mpamvu Yesu arashaka kuzana abigishwa be kumumenya uko ari by'ukuri, atari uko umuntu wese amwiyumvira. Amen. Niyo mpamvu aha hantu, iyi passage ni ahantu très important, ni ahantu y'ingenzi. Ngarutse rero kuri ibi rero, wenda kugira ngo tubitahure, bisome Yohana 14 ku murongo wa 6. ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iyo ashiraho article yindi byari guhindura sens. Byari kuvuga ngo buri muntu wese afite inzira ye. Buri muntu wese afite ukuri kwe. Ariko yavuze ngo je suis le chemin. Mu Cyongereza I am the way, not a way. I am the way, the way. The only way. Nta ni inzira ihari igana ku Mana. Amen. I am the truth. The truth. Not any truth. The truth. Iko Bibiliya ivuga Icyongereza. And the life. Not a life. The life. No one comes to my Father except by me. Naugera za kwa data nanyuzeho. Amagambo rero tujya tuyavuga nk'abakasuku, ariko aruzuyemo ibintu bikomeye cyane. Yesu rero arashaka kubaganisha kuri icyo gisubizo, ndinde. Aho hanze bavuga ko yewe ndinde. Ariho arabaza abo yaturanije, abigishwa be. Nongere bisubiremo. Uko Yesu ashaka kumenya uko icyo bamuvuga, uko arabizi, yashaka kubazana wishyurirwa abo bagabo yatoranije bamumenye mbere yuko, amen, mbere yuko agenda bamenye uwo ari we, kuko nibo bazamumenyekanisha gusa. Niba uzagurika mu byo kumumenya, kuvuga ngo rero iby'ubwami bizagira ikibazo. Ni handi muri Matayo 16 turagenda murongo kundi. Baramusubiza bati,
bamwe bagira ngo uri Yohana Umubatiza, abandi ngo Eliya, abandi ngo Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. bamushubije iki? Ngo hanze uko bavuga, bamwe bavuga ngo Yohana Umubatiza yazutse ko Herode yari yamwishe amuciye umutwe, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya cyangwa umwe mu bahanuzi. Wewe ntimwumva se? Babwiye umwami, bamusubiye icyo babajije uko hanze bamuvuga, ikubwira ko atari ibyo yaragamije ibyo hanze, ni ikibazo n'uwo yababajije. Arababaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde. Voilà. Icyo nicyo kibazo rero yashaka kugeraho. Amen. Amen. Mwebwe none mumaze kumbwira abo hanze ko bamvuga, ese mwebwe mwaba muzi? Nimba munzi nkande, munzi gute? Abandi bo hanze ntabyumvise, barahuzagurika ko byanjye kundiwe. None mwebwe mutarabo hanze, mwebwe tumaze iminsi tugendana, mwebwe nazanye mu bwiru bw'ubwami, mwebwe bwakondinde. Biratangaje koko muri bo bose, amen, nta n'umwe yashubije. N'uwaje gusubiza ariwe Simoni mwene Yona, Petero, si we yashubije. Bivuga ngo rero nabo barahuzagurikaga. Umva rero ibikurikira. Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Okay. Uri Kristo umwana w'Imana nzima. Abo hanze barahuzagurika kubwo kumenya uwo ari we. Niyo ekipe ye, abo bigishwa be baje kwitwa inyuma intumwa, nabo ubwabo ntibazi uwo ari we. None uyu Petero se we abivanye he? Ko n'ubundi yari kuri level n'abandi. Yesu araza kuvuga ko atari Petero wasubije. Mukurikira. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni mwene Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byaguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Data wo mu ijuru. Urumva? Noneho Simoni mwene Yona ariwe Petero, yaje kwitwa Petero, aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho, cyangwa umwana w'Imana nzima. Yesu aravuga ngo urahiriwe Simoni mwene Yona, kuko atari inyama n'amaraso yaguhishuriye ibyo, ni Data uri mu ijuru. Bivuga iki rero? Bivuga ko Yesu Kristo, ubwenge bwa kimuntu ntibushobora kumumenya, kuko nabo bagabo bamaze iminsi bagendana nawe ntabwo bari bamuzi. Na nibyo Yesu yaje kuvuga ngo ntawuzi umwana atari Data, ntawuzi na Data atari umwana. Nabo Data ashaka kubihishurira. Ni ukuvuga ngo rero Simoni yabaye gusa umuyoboro wa revelation, umuyoboro wishurirwa yo Kristo ari we. Kumenya Yesu rero ntago biheshwa n'ubwenge uvukana, ni revelation ya Data. Ni Data abihishura, nawe ubundi nta muntu yakamenye Yesu ari. Ariko aho dushaka kugana saho, cyawugana kuri iki yashatse kubagezaho.
bamaze guhishurirwa uwo ari we. Amen, haleluya. Noneho bazahishurirwa, amen, nicyo yaje gukora. nanjye ndababwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Subiramo mu murongo. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Avuze rero ikindi kintu gikomeye. Avuze impamvu Petero, Simoni nako ataritwa Petero, avuze icyatumye ari we Imana ihitamo muri abo bigishwa be ko ari 12, uwo inyuzamo iyo revelation, uwo inyuzamo uko guhishurirwa. Kubera iki Simoni mwene Yona ari we Imana yanyujemo ngo ahishure Yesu ari we? Mubibuke ko akimuhamagara yaramubwiye, umuvandimwe we Andreya akimuzana kuri Yesu, Simoni baravukana, yaramubwiye ngo uri Simoni, uzitwa Petero. Mbere y'ibi byabaye Kayisariya mu rwa Filipi, mbere ko bagera muri uwo mujyi, akimuhamagara yaramubwiye ati uri Simoni, ariko uzitwa Petero. Mu Kigiriki yaravuze ngo wowe uri Simoni, ariko uzitwa Petros. Barabyigishije hano, uzitwa Petros. Petros mu Kigiriki ni ibuye, uzitwa Petros. Ariko kige Simoni ntiyamenye impamvu yamwise gutyo. Nuko igihe nikigera Imana ikwiye kurevera Yesu ari we kuri abo bagabo, yo guhishura Yesu ari we, izanyura kuri uwo Petero. Hano n'ubuhanuzi burasohozwa izina Yesu yamwise. Hanyuma Yesu avuga iki? Uri Petros. Aya magambo uvuze, aya magambo data yakunyujijemo, Kristo umwana w'Imana ihoraho, ayo niyo musingi, urufatiro rw'umurimo nije gukora. Uretse upfa bambi igitambo cy'ibyaha gisimbura ibitambo byose byamenyekanishaga jyewe, igitambo gikuraho ibyaha, no kuzuka kugira ngo abana b'abantu banyizera batsindishizwe imbere y'Imana, umurimo nije gukora n'uyu. Kuri ayo magambo data yakunyujijemo, Kristo umwana w'Imana nzima, ubwo nibwo rufatiro nje kubakaho itorero ryanjye. Aravuga iki? Uri Petros, uwo watuye revelation, wishurirwa Kristo umwana w'Imana nzima, uwo niwe Petra, urutare. Uri Petros, Imana iguhaye kwishura Petra. Wowe uri Petros, yewe Kristo Petra. Imana yabwa icyubahiro. Ntabwo nje kubaka kuri ka Petros, nje kubaka itorero kuri Petra, rutare. Manishi, haleluya. Hanyuma Paulo arayishura ibi, ni mumwegere ibuye ry'ubugingo, yanzwe n'abantu, yahindutse irikomeza imfuruka, ngo namwe mubakanywe muri we nk'amabuye y'ubugingo, kugira ngo muhinduke inzu Imana ibamo mu mwuka. Intumwa n'abahanuzi, amen, haleluya, ibyo mwizeye bavuze, amen, amagambo yabo ababera urufatiro, kubera ko icyo abahanuzi bavuze n'ikintu intumwa zigishije Petra.
niwe Yesu, niwe musingi. Murabyumva? Amen. Rero itorero ryanjye, ecclesia, murabyuka, ekekaleo, bahamagawe ngo naje kubaka kuri urwo rufatiro, kandi iyo nzu nubaka ngo amarembo y'ikuzimu, bivuga ngo imbaraga z'ikuzimu, bivuga ngo ubutware bw'ikuzimu, bivuga ngo imbaraga za Satani n'ubwami bwe ntabwo bazashobora guhirika cyangwa gusenya iyo nzu, ariyo torero y'Imana nzima, ko ryubatse kuri Petra urutare. Natwe iyo dufite revelation, iyo dufite iyo yishurirwa, Petero yayishuriwe, ntabwo yayishuriwe, yarahishuye. Imana muri Simoni yahishuye Yesu ari we. Natwe iyo turonse iyo revelation, iyo yishurirwa, tukamenya Yesu neza, tutamenya nk'abandi bari hanze bavuga ngo wenda ni Yohana Umubatiza yazutse, wenda ni Eliya, wenda ni Eliya yagarutse, wenda ni Yeremiya cyangwa mu bahanuzi, tumumenye uko Imana yamuhishuye ubwabyo. Amen. Izina yahaye Simoni mwene Yona natwe arariduha, natwe twihinduka twa Petros, amabuye y'ubugingo. Ibyo turabisoma mu Efeso ibice 2, manishimwe, Efeso 2 umurongo wa 10 na ure ku murongo wa 19 ure ku murongo wa 22. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko hamwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yubakwamo n'Imana mu mwuka. Amen. Petero 2 ibice 2 ku murongo wa 4 no 5. Nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bw'abera, bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Mwumvise? Twebwe abizeye Yesu Kristo umwana w'Imana ihoraho, bahindutse amabuye y'ubugingo. Amen. Kugira ngo tubakwe, duhinduke inzu y'Imana, kuko inzu igira fondation, urufatiro batubwiye ngo amen, ngo ni intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu akaba ibuye rikomeza imfuruka, cornerstone, la pierre angulaire, jiwe kula pembeni. Ibyo rero mugiye kubimenya. Ugaruka kuri iki rero ko nicyo cy'ingenzi uyu munsi. Amen. Iyi yari introduction tugane aho Imana ishaka tugana. Ni kuvuga ko Yesu yavuze ngo urahiriwe Simoni mwene Yona, ko atari inyama n'amaraso bigushira ibyo, ni Data wo mu ijuru. Uri Petros. Amen. Kuri Petra zubaka itorero ryanjye. Uri ibuye, ariko kuri urwo rutare. Petero ntabwo ari rutare, ni Yesu Kristo. Uriya yatuye ni Yesu, ni rutare. Kuri urwo rutare nzubakaho itorero ryanjye,
ngo amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ivuga iki se? Mwe mumva ari iki? Nimumva se ko itorero rye mu mateka yaryo muri iyi si rizaba rihanganye n'amarembo y'ikuzimu? Hano Yesu ahishuye ko itorero aje kubaka rizaba ku rugamba, kuko amarembo y'ikuzimu azaryanga, azarirwanya mpaka. Kuko les portes muri Bibiliya, amarembo muri Bibiliya ni symbole de pouvoir, d'autorité, de amarembo asobanura ubutware, imbaraga. Imana yabwiye Aburahamu iki? Kunyumviye ntunyime umwana wawe w'ikinege, kamumpa, amen, no kugumugisha nzaguha umugisha, nzakugwiza, urubyaro rwawe rumere inyenyeri zo ku ijuru n'umukungugu wo ku isi. Umviriza, kandi urubyaro rwawe, urubyaro rwawe, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Gatuma hariya mu Tangiriro 22. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Tangiriro 22 umurongo, amen, Tangiriro wagere kuri 18. kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. 17, 15, 18. Maze marayika w'Iteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati, ndirahiye niko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kukugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo. Kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose mu isi azaherwa umugisha, kuko wanyumviye. Amen. Uzahindura amarembo y'ababisha barwo. Ninde urubyaro rwa Aburahamu? Ni Yesu Kristo. Amen. Ibice 3 wa Galatiya 16. Nuko rero byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe. Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro, nko kuvuga benshi, ahubwo iti urubyaro rwawe, nko kuvuga umwe, ari we Kristo. Amen. Uvuga ngo rero Kristo, amen, mu buryo bw'umubiri ni urubyaro rwa Aburahamu, ngo amarembo azahindura amarembo y'ababisha be. Uvuga ngo azagira ubutwari kuri Satani n'abadayimoni be, abanzi b'Imana. None Yesu aravuga ngo itorero ryayo ngo araryubaka ku rutare, ngo amarembo y'ikuzimu ntazarishobora, kuko yabaye guhindura amarembo ya. Impamvu itorero rye ingabo z'umwijima zitazarishobora ni ukubera yuko ryubatswe kuri we, kandi uwe mu isezerano ry'Imana niwe urubyaro rwa Aburahamu, kandi akwiye guhindura amarembo y'abanzi. Donc le pouvoir du séjour des morts, la puissance de l'enfer, le pouvoir du séjour des morts
ne prévaudra pas contre l'église. Ni ukuvuga ngo imbaraga z'ikuzimu zose aho ziva zikagera, imbaraga z'umwijima, imbaraga za Satani n'abadayimoni bose, ingabo z'umwijima, ikomangoma ry'umwijima, ntago zizabasha kunyeganyeza itorero rya Kristo. Niko avuze. Kubw'ibyo rero bituzanye kuri iki gitekerezo. Ni ukuvuga ngo itorero rya Kristo, umwami mu kuvuga ko rizubakwa ku rufatiro rwe Kristo umwana w'Imana nzima, ngo rizaba riri mu ntambara. Mbere yuko n'itorero rivuka amaze kuvuga ko rizaba riri mu ntambara, ariko abanzi ntibazarinesha, ariko intambara yo izaba ihari. None ku munsi wa Pentecote umwuka wera aje, itorero riravuka rero, mukatangira kubaka urwa rufatiro Kristo umwana w'Imana nzima. Ikibazo rero ni iki rero? Ese abitwa ko bari mu itorero aribo babandi bitwa amabuye y'ubugingo bazi ko bari mu ntambara? Icyo kibazo. Ese abakristo bazi ko bari mu ntambara? Ese niyo ntambara ubwayo barayizi izina ryayo? Ese iyo ntambara abanzi bayirimo barwana n'itorero barabazi? Ibyo ni ibibazo rero uyu munsi dukwiye kwibaza, kubera yuko mu isi y'umwuka intambara irakaze. Ubimenya utabimenya, intambara irakomeye. Ntabwo Yesu yari kuvuga aya magambo ngira mbabwire atari uko intambara itorero ryavutse kugira ngo rirwane intambara z'Uwiteka, kuko niryo riserukiye Imana mu isi. Itorero mu rindi jambo ni ambasade yo mu ijuru. Ambasade mu gihugu runaka, ambasade y'igihugu mu kindi gihugu, kariya gace buriya butaka ambasade yubatsweho ntabwo bubarwa mu butaka bw'icyo gihugu ambasade irimo, bubarwa ko ari kiriya gihugu iyo ambasade iserukiye. Niyo mpamvu iyo habaye intambara mu gihugu, hanyuma umuntu akawungira muri ambasade y'igihugu runaka, amategeko mpuzamahanga ntabwo aba kiri muri icyo gihugu kirimo kirabera muri iyo ntambara, abari muri kiya gihugu iyo ambasade iserukira. Itorero rero ni ambasade y'Imana, ni ambasade y'ubwami bwo mu ijuru. Na niyo mpamvu rero iyi si yekwa na Satani akaba yaribye titre de propriété Adamu wa mbere, umutware wa Eva. Satani yavuze ko iyi si ni inzu ye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo, bavuze ko yirukana abadayimoni ubutware bwa Beelzebul, mukuru w'abadayimoni. Yaravuze ngo se nimba nirukana abadayimoni mu mbaraga za Beelzebul, abana banyu bazabirukana mu izina ryande, niyo bazabacira urubanza. Ngo ariko nimba nirukana abadayimoni, amen, ubwo imbaraga z'umwuka w'Imana, amen, ubwami bw'Imana bwabajemo. Hanyuma aravuga ati, ni gute Satani yakwirukana Satani? Ngo ubwami nibwirwanya ubwabwo ntibuzakomera, ntibuzahagarara, n'inzu niyirwanya ubwayo izasenyuka. Hanyuma avuga aya magambo ngo, ushobora gute kwinjira mu nzu y'umunyamaboko, umuntu w'imbaraga, ngo umutware ibye byo mu nzu utabanje kumuboha? Nimba rero nirukana abadayimoni, ni ukuvuga ngo umutware w'inzu, inzu ni isi, umutware ni Satani. Nimba nza mu nzu ye, nimba nza muri isi y'umwijima Satani ategeka,
hanyuma nkamwambura iminyago, aribwo buzima bw'abantu, aribwo bugingo bw'abantu. Ni ukuvuga rero imbere yanyu mwebwe abafarisayo, mumenye ko mufite umunyamaboko arusha amaboko Satani. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Noneho Yesu avuga aya magambo, niyo nshaka kubabwira ko itorero yararitangarije ko nirivuka rivukiye kurwanya intambara z'Uwiteka, kubera yuko rizaba riri mu isi nka ambasade y'Imana mu ijuru mu gihugu cya Satani. Azarigabaho ibitero. Iyi ambasade y'Imana yitwa itorero ya Kristo azayigabaho ibitero, kuko imubujije amahoro, iramuvangira muri iyi si yigaruriye. Niyo magambo yavuze muri Luka ibice 10 ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 24. Nuko abo 70 bagaruka bishima bati, Databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati, ndagushima Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga, ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana uwo ari we keretse se, kandi nta n'uzi se uwo ari we keretse umwana n'uwo umwana ashatse kumumenyesha. Ahindukira abigishwa be, arababwira biherereye ati, hahirwa amaso areba ibyo mureba. Kandi ndababwira yuko abahanuzi benshi n'abami bifuje kureba ibyo mureba ntibabireba, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Amen. Amen. Bimwe twabivuze ngo ntawuzi umwana atari se, ntawuzi na se atari umwana. Bivuga ngo rero Petero ntabwo ari we yamenye Yesu kubwe, ni Data wo mu ijuru ashatse kumuhishura. None avuze iki? Ari atuma abigishwa be 70 babiri. Amen. Nibari bavuga ku murongo wa mbere mu gice 10 nabo nyine muri cyo gice nyine. Hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma babiri ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose naho yendaga kujya hose. Amen. Nabo nyine yahaye ubutware bwo kwirukana abadayimoni, ukiza indwara. Amen. N'ibindi bitangaza by'ubwami. Bagaruka rero banezerewe bavuga ngo n'abadayimoni baratwumvira mu izina ryawe. Aravuga ati, ntimunezeye ko abadayimoni babumvira mu izina ryanjye, munezeye ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Amen. Ikindi rero niki ngo dore, amen, haleluya, ngo dore nabonye Satani agwa ava mu ijuru nk'umurabyo. Nigeze kubasobanurira icyo bivuga, urabyibuka? Amen. Nigeze kubabwira ni iri jambo ngo nabonye Satani ava mu ijuru agwa nk'umurabyo. Yamubonye ryari? Byagenze gute? Bari abigishwa bavuye uvuga ubutumwa. Amen. Mu birorero bitandukanye, sibyo? Yesu yari kujyayo n'abatuma bajya gukora umurimo ari gukora. Bivuga ngo izo resulta munzaniye, izo mbaraga mwabonye, izina ryanjye rirukana abadayimoni, ubwami bwa Satani bugwa. Amen. Ngo kubera ko ubutumwa aho buvuzwe mu mbaraga z'umwuka wera. Amen.
les puissances spirituelles sont précipitées. Imbaraga abatwari b'umwijima, amen, barahubuka bakagwa muri position d'autorité, noneho itorero rikajya muri position d'autorité. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Itorero ritavuga ubutumwa riba muri position de faiblesse, d'infériorité. Itorero ritavuga ubutumwa riba muri position y'intege nke. Ariko itorero rivuga ubutumwa mu mbaraga z'Umwuka Wera, ndetse abarigize bakaba baba mu mwuka w'Imana, ubuzima bwabo buhamanya n'ubwami bw'Imana, gukiranuka, sibyo? Kwera, amen, ibiranga ubwami bw'Imana, gukiranuka, byishimo, amen, amahoro y'umwami, kwera. Ibyo byose iyo abantu bari muri ubwo buzima bwejejwe bw'ubwami, noneho bakavuga ubutumwa mu mbaraga z'Umwuka Wera, icyo gihe ibikomangoma by'umwijima byibasiye aho hantu, bigafata abantu bari aho n'ibintu biri aho, birahubuka, amen, noneho bigatakaza position yabyo ya autorité, ahubwo itorero rigafata position ya autorité aho hantu. Imana ihabwa icyubahiro. Noneho impinduka zigatangira kuboneka mu baturage b'aho hantu. Business zafunzwe zigatangira kuzuka, indwara zibasiye abo bantu z'akarande bakatangira kubona ntizigihari, ubusinzi bwibasiye aho hantu bugatangira kugenda, urugomo rwabaga bikagenda. Turabagaho kubihamya. Hari itorero ryatangiye Beteli hariya, iriya quartier yitwa Kajeke hariya, ngo mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi hariya, abantu babaga hariya mbere ya 1994, ngo habaga urugomo gusa. Hanyuma itorero rimaze kuhagera nyuma y'igihe runaka, abaturage baho bahazi bya 1994 niyo bavuze bati hano hantu itorero ritarahaza, hari ahantu gusa h'ubusinzi n'urugomo n'ibiki byose, ariko byarahindutse. Hano twicaye hano yarindiriye abanywa rumogi, ariko murabona ko ubutumwa bwiza bwageze, amen, ubuzima bw'abantu bwarahindutse, ibintu bifata iyindi shusho. Iyi ni reality bituvuga hano, ni ukuvuga ngo Satani yarahubutse, itorero rifata autorité aho hantu. Satani rero azinga ibirago. Niko bimeze. Itorero ntago turarimenya ryari ryo, kubera ko na Yesu ubwira ngo turamumenya wari. Mwabyumvise? Imana ishimwe. Ni ukuvuga uyu munsi turashaka kureba, kubera ko turabizi twese ko turi mu bihe bya nyuma. Ibimenyetso iratugaragariza ko turi mu bihe bya nyuma. Urugamba rw'itorero ruri hafi gusozwa. Itorero rimaze imyaka 2000 riri mu ntambara, rirwana n'isi y'umwijima n'amarembo y'ikuzimu, ariko urugamba ruri hafi kurangira. Nawuze umunsi n'isaha nkuko Yesu yabivuze, ariko ibihe nibiturimo. Kubw'ibyo rero intambara mu isi y'umwuka irakomeye. Abatware bw'umwijima barabizi ko mu kanya guhumbya itorero ntibamenya aho ryaciye, kandi abarigize ntago bazaba bakibarwanya, bazaba bacitse forever. Niyo mpamvu intambara irakaze mu isi y'umwuka. Ariko bari mu itorero rero benshi barasinziriye. Niyo mpamvu navuze ni ese mu itorero abazi ku itorero riri mu rugamba, abazi ku itorero riri mu ntambara ni bangahe? Ese iyo ntambara yo yitwa gute? Ese abarwanya itorero muri iyo si y'umwijima baba bazi? Ndavuga abanzi itorero baba bazi. Biro ni ibintu rero tugiye kumenya. Satani arazi ibihe turimo, kandi ingabo ze ziripanze neza ku rugamba, kandi zizakoreshwa intwaro karabutaka, zizakoresha intwaro zikomeye. Satani yakoze aho bwabaga kugira ngo arwanye urugamba rwa nyuma, n'iryo torero rishobora kumucika anytime, igihe icyo ari cyo cyose. Uyu munsi rero turaza kureba rero
ijambo ryitwa itorero ku rugamba. Itorero ku rugamba. Kanisa liko vitani. Itorero ku rugamba. L'église est en phase finale de la guerre. Cyangwa mu mvugo ya gisirikare, l'église est, l'église livre la dernière bataille de la guerre. L'église livre la dernière bataille de la guerre. Mu Kinyarwanda, intambara igira ibyiciro, nibyo bita les batailles. Itorero rero rirarwana icyiciro cya nyuma intambara yaryo. Vuga ibyo. Itorero rero rirarwana icyiciro cya nyuma cy'intambara. Itorero rero rirarwana icyiciro cya nyuma cy'intambara yaryo. L'église livre la dernière bataille de sa guerre. This is the final fight of the church. C'est la dernière bataille. La dernière bataille. None se bandugu yangu mwebwe mwagira ubuntu bwo kuba hano kare nabwo turi kumwe. Ntabwo mubibona se? Mubona uko abakristo bameze, ndavuga dimwe abo bashira kumenya. Ubona babayeho nk'uko bari ku rugamba. Niyo nshaka kubabwira. Icyo kibazo. Urabona abantu baza mu materaniro, mu matorero, sibyo? Nk'abantu bari gentil, baraza en famille, ni byiza. Baraza bambaye neza, bakaza bakamara amasaha 2 bakaririmbira Imana, bakanezerwa imbere y'Imana, gahunda z'itorero zikarangira bagataha. Ariko ntabwo bari ku rugamba. C'est différent. L'église livre la dernière bataille de la guerre. Itorero rirarwana icyiciro cyanyu cya nyuma cy'urugamba. Ubimenya utabimenya niko biri. Uniko kuri mu isi y'umwuka. Amen. Uyu munsi rero ni rero tuzakubona itorero ku rugamba rwa nyuma. Kuva imyaka 2000 habaye ibyiciro byinshi, habaye za bataye nyinshi. Wenda mbere ko dufata iminota 10 yo gusenga, nashaka subira n'ikintu nigeze kuvuga hano kenshi, nshaka gusobanura icyo bita la guerre et les batailles. Nize kubabwira ngo umuntu witwa General de Gaulle yari umusirikare kandi akayobora igihugu cy'u Bufaransa nyuma y'intambara y'isi ya kabiri. De Gaulle niwe yayoboye urugamba igihe isi yari hafi kwigarurirwa na Hitler. De Gaulle yayoboye urugamba mu Bufaransa ari i Londres, ari mu Bwongereza, ayobora urugamba. Ngo abanazi bari aba Hitler bamaze kwinjira mu Bufaransa muri uko rugamba, De Gaulle yariretiye mu Bwongereza, hanyuma akoresha BBC kugira ngo bavugane n'Abafaransa kugira ngo bahaguruke nibemere kukapitira, nibemere kuyamanika. Avuga aya magambo, amagambo y'abaye celebre, amagambo yinje mu mateka. Amen. Aravuga ngo niyo bamwita l'homme du 18 juin, ko iyo jambo yarivuze 18 kwezi kwa gatandatu. Amen. Aravuga ngo la France a perdu la bataille et non la guerre. Aravuga ngo Ubufaransa bwatakaje icyiciro cy'intambara burwana n'ingabo z'Abadage, ariko urugamba ruracyakomeza. Iyo jambo niyo ryahaye imbaraga Abafaransa benshi n'urubyiruko rwinshi n'Abafaransa benshi
noneho barinjira muri clandestinité, noneho barema rero umutwe w'abaresistant baresiste contre ingabo z'Abadage zari zifite suprematie militaire, ibikoresho n'ibindi, kubera ko yababwiye ngo ne faut pas capituler, nimuyamanike, ati gutakaza icyiciro cy'urugamba mu gihe cyose urugamba rwikomeza aracyari ibyiringiro byo kunesha. Natwe rero nashaka kubabwira mu izina ry'Umwami Yesu, itorero ryanyuze mu byiciro byinshi by'urugamba, ariko ubu noneho ririho rirarwana urugamba rwa nyuma, nako icyiciro cya nyuma cy'urugamba. Umuntu wese akwiye gufata responsabilité ze. Umuntu wese nimba yitwa umukristo akwiye kumenya uko yipozisiona muri iki gihe turimo. Mwami Yesu niwe yabivuze, kuri urwo rutare nzubakaho itoro ryanjye, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Deja muri iyo jambo rya Yesu, muri iyo statement ya Yesu, muri iyo nteruro ya Yesu, agaragaje ko itoro nirivuka rivutse kurwana intambara z'Uwiteka muri isi. Ariko twebwe itoro twarihinduye ahantu abantu bahurira mu materaniro, amen, bakuzuza imihango n'imigenzo yabo, hanyuma bagahoberana, bakishimirana nubwo atari bibi, hanyuma mwese agasubira iwe. Iyo niyo image y'itorero uyu munsi. Ntabwo ubona ko abantu bari conscient yuko ari urugamba rukomeye. L'église est devenue un lieu de rencontre pour se faire du bien. Les uns sourient envers les autres. On se sourit les uns les autres. Turaho. Ni banga yabazi ko urugamba rukomeye. Urugamba rurashushe. Ese wowe urugamba uraruzi wowe? Urugamba rw'Imana uraruzi? Ruhagaze rute? Uzi yuko mu isi y'umwuka ibintu bikomeye? Itorero ry'Umwami Yesu, hano iyo mvuze itorero mu byumve, simvuga denomination, simvuga itorero ry'izina runaka, ntabwo ari aya mazina y'amatorero, ntabwo ari n'amadini ya Gikristo. Ndiyo ndavuga umubiri wa Kristo, ndiyo ndavuga umubiri wa Kristo muri iyi si, ndiyo ndavuga itorero rigizwe n'abantu bose bavutse ubwa kabiri, amen, abana b'Imana. Abo ndiyo ndavuga, ntabwo ari aya madini n'aya matorero afite amazina runaka. Ndiyo ndavuga abantu bose bari muri Kristo Yesu kubwo kuvuka ubwa kabiri, bamaze kumva ubutumwa, quelle que soit leur nationalité, leur langue, abantu b'amahanga yose n'indimi zose n'amoko yose, ibihugu byose bari muri Kristo Yesu, bavutse ubwa kabiri, bazi yuko bafite identité y'abana b'Imana, bazi yuko bari mu isi ariko batari ab'isi, nk'uko n'umwami bizeye ntabwo yari uw'isi nubwo yaje muri isi akayinyuramo. Abo nibo mvuga, abo nibo bitwa itorero. Abo rero bariho bararwana icyiciro cya nyuma y'urugamba rw'Imana. Rero nimba rero iyo ntambara utayumva muri wowe, ukaba utayiriho, wowe rero waribeshye. Izina ry'ubukristu ariko ntabwo uri we. Cyangwa nimba wigeze no kuba umwana w'Imana, ukaba utumva intambara ko ikaze, waramaze gufatwa mbiri. Waramaze gufatwa mbiri. Bate minota 10.